So uyu munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe application ubundi yitwa YouTube Studio na application imaze iki. Nkuko mujya mubibona hako ndagira ngubwire niba ufite YouTube channel ukaba na YouTube Studio ufite urimo guhomba, reka turebe ubundi application ifite akahe kamaro kuri channel yawe cyangwa se kuri YouTube channel yawe muri rusange. Turaza tuza icyambere urabanza gukora urabanza ujye muri Play Store yawe, searching yo bita yo muri search andikemo YouTube Studio. YouTube Studio gutya byanditse mama arabibona. Tukora search ugomba gushaka ifite background nini cyangwa se logo imeze gutya uko muri kubibona. Ubwo rero turaza dukanda open kuba yifite, naho numara kugira uzo ukanda open. Yifite muri ama email menshi amachano menshi barabanza bakakubwira ati se iyi channel niyo ushaka ko twinjiramo bimeze bite, ugahitamo iyo ushaka gukoresha. YouTube Studio rero icyambere gufasha, reka duhere kuri aka kantu ka mbere ko aka kambere murimo murabibona ni dashboard nyine kitwa dashboard. No kureba ama video yawe amazeho iminsi mike hafi aho ngaho, na video nari ingi yitwa duruko wakora agasobanuye niyo imaze iminsi mike. Tujye ku kabiri kitwa content. Akarero kitwa content ni nako kantu k'ingenzi, ariko zo kuvuga ngo k'ingenzi ariko nako ni ingenzi kuko akangaka kitwa content ufite kugahinduriraho akavuga ati se ni video ko izina ryayo naryibagiwe, ukaza ugakanda kuri video nako naryanditse nabwo ukaba wanarihindura, cyangwa se ukaba abantu uri gutera comment zigutuka muri video yawe ufite kuzanga ukazifunga. Ukatuza hano hari akantu k'agakaramu ugategereza kuko murimo murabibona. Ubu ngubu nemerewe kongera nka editinga title cyaka nahindura. Urabona aha ngaha iri public, nashaka nkabihindura, cyangwa se description nkayihindura, location nkabihindura n'ibindi byinshi wemerewe kubihindura. Bikaba wenda dere hakongeraho n'ibindi bintu kandi bikaza kuri ya video ukatukanda save. Ufite no kwihinduriraho thumbnail murabibona, ugakanda no kugakaramu utegereza ukongera nuko shortcut ntabwo ijyaho thumbnail, ariko ukanda kuri karaga karamu ukongera ugakanda kandi kakaramu kubahita bakwereka ugahita uhindura thumbnail. Noneho aha ngaha muri comment ubishaka tuze turebe kuri kano ka gatatu kitwa analytics. Akangaka rero kakwereka uko channel yawe imeze muri iyo minsi nyine uri gukora gute, nibyo kaba kakwereka kuko urimo urabona nkuko bimeze views cyane n'icyo bahera ni views. None bakata bakwereka n'ama video arimo nuko video ziri kugenda zinjiza views zikurikirana. Iri kuyinjiza bwa mbere yinjije views nyinshi ni hagakurikira iyi ngiyi, hagakurikira iyi ngiyi. Izi ni views zinjiye mu cyumweru, urabona ko zirenga hafi 2000 gutyo. Hano ukakomeza ukazamura hano ho n'imirongo baba bayikwereka mu masaha ane ukuntu channel yawe ihagaze, ko murimo murabibona 4 hours ama video yawe ukuntu ahagaze mu kwinjiza views n'imirongo. Hano muri kubona ko igiye isumbana. Okay, tuza kuri kano kantu ka kabiri kitwa content. Kuri kano kantu ka kabiri kitwa content aka
content rero ikimaze ahangaha ni ukureba shoots, new views, ama views mashya, shoot zimaze kugenda zizana. Ariko hasi tujye kuri kano ko yijya kwitwa advance. Ariko mubyibuke turacyari muri analytics, ariko harimo utuntu tugeze kuri tune akambere trends, akakabiri ni overly, ni viewers, content na advance. Noneho tuga advance ufite kureba abantu ibikoresho bakureberaho. Nkuko mubibona abantu bareba bakoresheje mobile ni 96%, abakoresha computer ni 3%, abakoresha TV ni 0.4%, abakoresha n'ibindi gutyo. Okay, ariko aha hasi ushobora kuba wanareba ngo abantu bakureba abishi nabaki. Kurabona ahangaha abishi nabagabo, abagabo bari kuri 94%, abagore bari kuri 6%. Ibyo habyo byose namishisha simenye icyo bisobanuye, ariko ahangaha ukatuza ukanareba ngo ubundi ndebwa mu bihugu bingahe, ni bande bandeba. Dore uraza ukareba ahangaha, urabona ko abanyarwanda bandeba bageze kuri 47%. Aha kahitazaho abanyaserbiya, abantu bandeba bageze kuri 5.4%. Ahangaha ndi kubonamo abanyabosniya bageze kuri 2.5%. Tureba n'urwego ugezeho mu gukoresha ururimi rw'icyongereza cyangwa se indi mu gukoresha mu video yawe ari icyongereza, Albanic n'izindi nyinshi. Urabona noneho ahangaha ufite kureba abantu bareba video zawe, nibakande subscribe not subscribed bageze kuri 73%. Noneho abareba bagakanda bageze kuri 26%. Urumva abantu bareba amavideo nibakande subscribe hano nabyo turabibona, tukata tumenya ko wagize umutima mubi. Ukatuza kuri aka kitwa community, tigereza community. Urabona muri community no kureba se amacano wagukurikira cyane, cyangwa se comment abantu bagiye batanga. Mwanga ari murabona wanditse ngo brother courage cyane kabisa, murimo murabibona n'abandi benshi. Nicyo community imaze. So guys, rero ndakeka icyo twari dusigaje akantu kamwe, akangaka kari ikimenyetso cy'idolari. Ahangaha hari ikimenyetso cy'idolari, ni urugero bugezeho rw'ibisabwa kugira ngo ube waba monetization. Ko murabona nk'imibare ikenewe kugira ngo ukore monetization. Ahangaha urabona turi muri 38 kandi dukeneye tukeneye 500. Ahangaha urabona turi mu 10 dukeneye 3,000. Ahangaha tukaba mu 2,000 dukeneye 3,000,000 kugira ngo ube monetization. So guys, ndakeka umenye icyo YouTube Studio imaze kuri phone yawe cyangwa se imaze kuri YouTube channel yawe. Nimba kandi wumvishije video igufashije, ufite gukanda subscribe, like ndetse na share kugira ngo indi video izaza itazayigucika. Ufungura inzogera kugira bajye batabagwa notification ko video igeze hanze, uyirebe mu bambere nta muntu urayikoraho.